nuvuga ngo turabizi ibasha kudukiza amaboko yawe, ndetse no mu itanura ry'umuriro irabasha kudukiza, ariko ntugire ngo hari icyo turi buze gukora nitari budukiza. Amen. Babo jya ubwira Satani, umubwire ko witeguye ko bishoboka ko n'Imana itagutabara. Ubu mubwiye igisubizo cya mbere yuko ibyo biba. Satani bimuca intege cyane. Babo niwizera ujye wizera ko byanakwanga, kugira ngo Satani ahari atagutera ubwoba yuko biri bwanke bigatuma wongera kumva wigaruye. Nebukadinezari bamubwiye yuko bazi ko ishobora no kutabatabara, kugira ngo ahari ataza kwaga ngo none se nitabatabara muri kubyumva. Oya, babaye bamusubirije icyari. Nta biganiro byinshi bashaka kugirana. Buri kugirana na Satani ibiganiro byinshi bya negociation birangira wumviye Satani, ariko jya utegura igisubizo umusubiza wigenge. Bati nagusubije nta bindi tuvugana, siragushuje A na B, wari kumbaza nyuma. Bavuga ngo tuzi yuko Imana yacu. Mujya mubona abantu bakina filime, baravuga ngo wowe imagine ko mama wawe yapfuye, noneho ugira izo mosiyo urire, twe dufate clip uri kurira kandi atari ibihimbano. Umuntu akabyishakamo, agatekereza nyina bamujyanye urusororo, agatekereza bacukuye, ubwo amarangamutima akayakoraho, akumva yatangiye kubabara, amarira ya emosiyo akaza, bagafata clip. Yarangiza gukina iyo role, akavuga ati mama wanjye arahari nta kibazo. Ntabwo Imana tuyizera muri izo imagination za sinema. Kuvuga ngo wowe imagine ko Imana ihari kandi ntabwo ihari. Imagine ko Imana ihari, yumvisha ko ihari nta kibazo, yihumuriza ko nta kibazo muri kumwe kandi ntabwo rwose ihari mu buzima bwawe. No, reka Imana ihabe available. Haleluya. Ngo kandi ngazatugeza mu ijuru amahoro. Tugira ngo tubwire Imana, tubwire ngo iyo mbimenya nanjye simba nararize. Muri ibyo yaravuze ngo kuva ubu sintinye bizabejo, ngo bibe ibyago cyangwa amahirwe, ngo nzi yuko byose ubitegeka. Haleluya. Kugira ngo tubwire Imana ngo nta bihe byo kudukanga, kuko itanura ry'umuriro Basaduraka bajugunywemo ryatwemeje yuko batari bonyine. Kuko iyo baba bonyine baba barahindutse ivu, ariko ntabwo bari bonyine, n'imisatsi yabo ntiyigeze igira kubabukana. Haleluya. Mureke Imana tuyizerere mu mbaraga irimo, twakuyizerera mu mbaraga dutekereza, kuko Bibiliya iravuga ngo ibasha gukora cyane ibiruta cyane ibyo dutekereza n'ibyo twibwira, ngo kuko imbaraga zayo ziri. Nutekereza Imana ko izakora ibyo wowe wibwira, ntabwo bizakunda. Ibasha gukora ibiruta cyane ibyo twibwira, ibyo dutekereza. Turagushimira bugufi cyane
tuzashima rwose tuzashima umukiza nta yandi makuba erega nta yandi makuba tuzagira ukundi tubanye na Yesu nta yandi makuba ndabizi nta yandi makuba tubanye na Yesu erega ubwo tuyoborwa ndabizi ubwo tuyoborwa iyo dufite amahoro erega kandi azatugeza uyu mwami kandi azatugeza banishimwe erega kandi azatugeza uyu mwami kandi azatugeza haleluya 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 reka dusome ijambo ry'Imana twihuse riri mu gitabo cya Daniyeli, umuhanuzi Daniyeli, igitabo cy'umuhanuzi Daniyeli. Turasoma igice cya 3, dusome umurongo umwe wonyine. Igitabo cy'umuhanuzi Daniyeli igice cya 3 turasoma ku murongo wa 25 wonyine. Bibiliya iratubwiye ngo arababwira ati dore ndareba abantu 4 babohowe bagenda mu muriro hagati kandi ntacyo babaye, ariko ishusho y'uwa 4 irasa n'iy'umwana w'Imana. Amen. Suremo rimwe. Bibiliya iratubwiye ngo arababwira ati dore ndareba abantu 4 babohowe bagenda mu muriro hagati kandi ntacyo babaye, ariko ishusho y'uwa 4 irasa n'iy'umwana w'Imana. Amen. Reka dusome n'iri jambo Pawulo yandikiye Abakorinto mu rwandiko rwa 2 igice cya 1. Urwandiko rwa 2 Pawulo yandikiye Abakorinto mu gice cya 1, kadusome ku murongo wonyine wa 10. Urwandiko rwa 2 Pawulo yandikiye Abakorinto igice cya 1, kadusome ku murongo wa 10. Bibiliya iratubwiye ngo yaturokoye urupfu rukomeye rutyo, nanone iracyaturokora kandi twiringiye yuko izakomeza kuturokora. Amen. Bibiliya iratubwiye ngo yaturokoye urupfu rukomeye rutyo, nanone iracyaturokora kandi twiringiye ko izakomeza kuturokora. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Haleluya. Dushimiye Imana cyane ko iduhaye umwanya mwiza wo kubyuka dusenga. Imana ishimwe. Nongeye gushimira Imana ko impaye akanya nanone ko kuvuga ku ijambo ryayo ndi imbere y'ubwoko bwayo. Imana ishimwe. Ishimiye cyane n'umuyobozi ubwo ni vice president buriya wanibature, ndamushimiye cyane ko yampesheje umugisha no munsi. Niwe warushijeho kundarika. Amen. Haleluya. Imana imuhereze umugisha. Ushize nari ndi kumubaza ngo perezida n'uwuhe, noneho ko ntamwibuka, ariko ni wo perezida. Byari bikwiriye. N'ubwo ndamukunda cyane, namubonye bwa mbere gusa muri ligue dufite igitaramo atsindira Bibiliya mu bibazo bya Bible kwiza, ariko bituma ndushaho kwishimira uko nyine numvishe umwuka mpata kumwishimira, kandi ndabona byari bikwiriye. Amen. Dushimiye rero Imana ko iduhaye igitondo cyo gusenga. Turi mu bihe bisa nkaho bigoye, ariko nge ndabona ari profit ahubwo dufite. Ni ukuvuga ngo umubwiriza butumwa cyangwa Salomo yandika kiriya gitabo cy'umubwiriza, ni umwe mu bantu bagiye ku ngoma bakiri bato. Amen. Ngo bagiye ku ngoma bakiri bato, basa nkaho bagize amahirwe
yo gukoresha ubutunzi buhambaye bakiri abasore. Haleluya. Kandi ni umwe mu bantu bafite seve udashobora guhangara kugeza n'uyu munsi ku isi. Birashoboka ko nta muntu uragira icyo akora kuri iyo seve ngo ayihindure. Bibiliya ivuga ngo Salomo yatunze abagore 1,000. Nta muntu ku isi n'ubu uratunga abo badamu. Rero Salomo yandika kiriya gitabo cy'umubwiriza ni umuntu umwe mu bahanga bari bazi ibihe byose bitandukanye. N'igitabo cy'imigani na kiriya cy'umubwiriza urebye ni ngo Salomo yagendaga abyandika. Na ziriya ndirimbo za Salomo zirimo imitoma myinshi. Salomo yari umuhanga. Ni ngo ibintu byinshi yari abizi. Kimwe no mu kintu gikomeye yaravuze mu gice cya 12 mu mubwiriza ngo ujye wibuka umuremyi wawe ngo mu minsi yawe y'ubusore. Amen. Ngo iminsi yawe ngo mibi itaraza ngo ubwo nawe uzabyitegereza kandi ari ibyawe nta wundi biriho ukavuga ngo ibi bintu ntabwo binejeje. Kavuga ngo sinejejwe n'ibi bintu biri kuba. Haleluya. Ngo Salomo yarazi ko mu gihe cy'ubusore nibwo yabonye akanya ko kutarasa hashaka. Nubwo yari umwami ngo yaravuga ati ndashaka kujya bakamujyana akigenza. Ariko ageze mu gihe arimo aratakaza ubusore abona ko none nta minsi yo gushinyika arimo. Wenda harakiri umwana wasanga yaravuga ati ngewe ziriya ndazitanze batambe. Kavuga ati ni umwami mureke gatoya. Ariko amaze gukora avuga ati tuzana imikino twagutera kudeta tukajya. Avuga ati isi noneho yahumuye. Rero yarazi imisi y'ubusore kari profit yo gukora ibyo Imana ishaka. Amen. Buriya biba bisa nkaho bigoye ko umuntu yabyuka, ariko ndajya nkubwiza ukuri pe. Niba kubyuka tukiri abasore biri kutunanira, nyine ukumva rwose ntabwo biri kugukundira, bikakunanira pe, burakeye ikakunanira, atari kuvuga ngo ni uko none nabyukanye izindi gahunda cyangwa nuko wenda none nta burakeye ihari, nuko nyine wowe ukumva gusa byarakunaniye, umuntu agaciteka ati ntabwo burakeye nayishobora. Ntabwo nabo umugabo azayishobora. Reka babwire fagiteri Salomo yagendeye havuga ibyo. Salomo yarazi abagore benshi mu buzima bwe. Niba bedikava ikugora kuyikuraho uryamye hamwe n'undi musore, ntabwo noneho uryamye n'umugore wawe never, ntabwo uzabishobora. Uri umugabo ntibyakora. Kuko none uzaba uryamanye bibaye babo n'urubavu rwawe bizabigoye kurusiga muri bedikava uje gusenga ku rusengero. Salomo yari umuhanga cyane. Yarazi ko igihe cyo kugira umugore nacyo ni iminsi imeze nk'aho ari mibi, iragoye ko winyigambura uko ubishaka. N'umukobwa unanirwa kubyuka aryamanye n'undi mukobwa mwene wabo cyangwa yiryamiye wenyine muri hostel, nagira umugabo yambaye reka da n'umwana mu mugongo birararira bikavuga ngo nta bihe byiza nko kwibuka umuremyi wawe ariko uri mu minsi yo kuba umusore cyangwa yo kuba uri umujene. Amen. Kuko niyo minsi ushobora gutegeka ibitotsi ukabwira ngo mvaho ugakara mu maso bikagenda, ariko mu minsi yo kuba umugabo wawe ntabwo bizoro. Uretse n'ibitotsi n'umugore azavuga ati attention, ntabwo mvuye mu rugo tutagira igitanda. Natwe twagiraga uburiri bwiza. It is the condition. Ndetse hari naho ushobora kuzagera wajya ushaka gusengera mu rugo rwawe bakavuga ngo byuka udusakuriza tubabarire pe, dore ko abarokore musenga noneho bikagera kure. Tubabarire cyangwa tugutange mu isibo kusenga cyane, baguhagarike bagufungire urusengero. Ariko reka dushimire Imana twebwe ko twahageze, dukomera Imana amashyi. Imana ishimwe cyane. Nakanya keza twebwe Imana itugeneye ngahari katugirira umumaro muri uyu munsi. Bisa nkaho bushize nigeze kubwira abantu bo muri Sayeri, ndababwira ngo bisa nk'abantu b'ababyeyi bageze muri kaminuza ariko batenguha Imana. Narabatekereje ariko nabonye ko bishoboka. Ngo muri kaminuza tugira ababyeyi benshi cyane, sibunya mubibona, turabagira benshi cyane, ariko iyo bageze muri kaminuza banza badakunda gusenga. Simbizi niba bibavamo, sinzi uko bigenda. Usanga dufite ababyeyi bake mu masengesho no ku cyumweru akenshi usanga ari bake. Abenshi bura barasiba, abenshi barasiba kandi baba muri campus, bacumbitse muri zigeto benshi turabazi, ariko barasiba. Nasanze rero ni umwuka mubi w'abadayimoni ushobora kuba ubizeza yuko
bazaba basenga bagasa nkaho batakaje inshingano, kuko benshi n'igihe bazara abadiyakoni bakabihisha, bashyikano ntibabwire ko bari abadiyakoni wabo, adashaka ko muhitamo mu inshingano. Ariko ni ukwihemukira, bakeneye gusenga. Umuririmbyi wa 411 yari arimo asenga aravuga ngo ayidata ngo wo mu ijuru utora abasaruzi. Ariko avuga ikintu cya gatatu, igitero cya kane banza, aravuga ngo reba uburyo abantu bo mu gihugu cy'iwacu barimbuka, ngo wumva utababajwe n'iwanyu uko bameze. Hari igihe umuntu adasenga akagira ngo ibyo aribyo byose ngo arihimura ku Mana. Hari igihe uba ufite ibintu byo gusengera ntubibone ko ukwiye kubisengera. Ariko aravuga ngo tanga umubiri wawe, utange n'ingingo n'ubwenge. Ibyo bintu ni bitatu birakomeye cyane, sibyo ngira ngo tuvugaho. Ariko ikintu gikomeye nuko mu gutanga umubiri nti wawe utanga utibujije ibitotsi, ntabwo bibaho. Iyi nyina ni umubiri usanga ari abantu bose byose babijyana mu mwuka, nta mubiri wo mu mwuka. Umubiri usanzwe ni uyu nguyu. Avuga ngo tanga umubiri wakagira ngo ni ibintu byo mu mwuka. Mu mwuka batanga umubiri gute se? Ni uko kuza, nta bindi bagutanga umubiri. Ni uko ingingo z'umubiri zitegeka zikakumvira ukazitamba, urebe ko wacungura abantu Yesu yapfiriye. Haleluya. Bibiliya rero yatubwiye ngo yitegereje neza, ngo ari kureba Nebukadinezari, niwe Bibiliya ivugaho, ngo abona mu itanura harimo abandi bantu. Ndagira ngo tuganire rero ku magambo afite imbaraga zikomeye ariko mu gihe gitoya. Ni ijambo rivuga ngo ubuhamya bwo mu itanura bwatwemeje ko tutari twenyine. Amen. Haleluya. Haleluya. Reka tuvugane ngo ubuhamya bwo mu itanura bwatwemeje yuko tutari twenyine. Haleluya. Reka nkubwire ngo burya niba ibihe Imana yabanyemo nawe nuvuga ngo utangiye kubyibagirwa, mu yandi magambo bishatse kuvuga ko urimo uratakaza imbaraga zo guhangana n'ibihe ugezemo. Amen. Ndavuze ngo niba ibihe Imana yanyuranyemo nawe wowe waratangiye kubyibagirwa, mu yandi magambo urimo uratakaza imbaraga zagufasha kunesha ibihe urimo uyu munsi. Niyo mpamvu uhura n'umuntu ukumva nta byiringiro afite, nuko nta mbaraga z'ibyiringiro by'uyu munsi yabona, kubera ko yibagiwe ibyo Imana yamucishijemo mu gihe cyashize. Ariko ndajya tuvuga gatoya, Imana ishimwe ko twabonetse, bivuga ngo twegaho ijambo ry'Imana rishaka ko ritugeza aba ariho ritugeza. Amen. Bivuga ngo ubuhamya bwo mu itanura bwatwemeje yuko tutari twenyine. Bibiliya yatubwiye yuko Nebukadinezari nuko itatangiye imuvuga, ngo yaravuze ngo umwami arareba aritegereza, ngo arebye mu itanura abona yuko hatakirimo abantu batatu. Bibiliya avuga, iyo usomye muri igitabo cya Daniyeli, aba bagabo Saduraka, Meshaki na Abedenego ngo bari barajyanye na Daniyeli, ngo bagezeyo nyine ari Babuloni ari abanyage, ngo bihata cyane ku Mana yabo banka kuyivaho. Amen. Ariko uko iminsi yashiraga ubwenge bw'Imana bwabazagaho, umwami akabishimira. Ariko nanone Satani akanyura hirya, umwami bugake yabahindutse. Biravuga ngo Saduraka, Meshaki na Abedenego ngo bari abatware mu gihugu cy'i Babuloni. Imana yari yarabashyize hejuru ku bwenge bwabo, Imana ibaha kumenyekana. Ariko cyane cyane Daniyeli ariwe bagendera, ko Daniyeli afite impano yo gusobanura ibihishwe, kandi abami bose bajyagaho barotaga inzozi bagakenera Daniyeli. Daniyeli rero akaba perezida ati mfite na bene data mubahe amatwara. Amen. Nango rero bakagenda bungukiramo gutyo. Ariko Bibiliya iravuga ngo igihe kigeraho Nebukadinezari asa nkaho yohejwe cyangwa ashutswe n'abajyanama we, baramubwira ngo wowe kora igishushanyo kibaye, utegeka ko umuntu wese wo mu gihugu cyawe ari bucyunamye. Ni ikintu cyari gikomeye cyane. Kandi aramubwira ngo ugishyira mu murwa cyangwa mu mudugudu wa Dura Idani, aho abantu bose babona, hatagira umuntu uvuga ngo njye sinakibonye, ngo bose bacyunamire. Bibiliya iravuga ngo rero barunama abantu bose twihuse, ngo abo ba Meshaki na Abedenego barabyanka ntibabikora. Barabyanka ntibabikora. Ariko hari abantu bagomba kubarega. Buriya mu bigeragezo byose hari nk'abantu bagomba kukurega, bakakuregera imbaraga zikurwanya kugira ngo zirusheho kugira ubukana bwo kukurwanya. Ngo banse kubikora, umwami arabahamagaza. Itegeko ryavugaga ko umuntu utari bubikore bari bumujugunye mu itanura ry'umuriro, kandi niko byari bimeze. Ariko ikintu gikomeye cyane gitangaje, ngo barabahamagaye, umwami asa nkaho yijijishije, arababaza ngo Saduraka, Meshaki na Abedenego, ni mwebwe mwabyitumye cyangwa mwabyishakiye cyangwa hari uwabashutse?
umwami yasaga nkaho ashaka kugabanya igihano bataza kubica nawe ko nawe yarabakunda. Arabaza se ni mwebwe ubwanyu mwicaye baravuga ati twebweho ntabwo tupfukama cyangwa hari uwabashutse haba ariwe dutamo hariya mu muriro. Ati rero noneho mbahaye izindi chance, mwene mwumva ibi byose bivuze muza guhita mupfukama. Amen. Bibiri iravuga ngo rero abo bagabo hari ikintu gikomeye basubije Nebukadinezari muri icyo gice uzamuseje ku murongo wa 16. Baravuga ngo Nebukadinezari nta mpamvu ituma tugusubiza ku bw'iryo jambo ushatse kuvuga. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Aba bagabo bari bahaze amagara yabo, bumvaga badashaka kuva ku Mana yabo. Twebwe nk'aba Nebukadinezari dufite urebye, ariko buri kanya tuva ku Mana yacu. Ariko wibuka ko aba babwiraga umwami wa empire nk'uko wafata East Africa yose ukayiha umuyobozi umwe, niwe bari kubwira, kuko Babuloni yari nini ifite ibihugu byinshi n'abatware benshi. Bati ntacyo turi bugusubize kuko Imana yacu twagumyeho nuvuga ngo turabizi ibasha kudukiza amaboko yawe, ndetse no mu itanura ry'umuriro irabasha kudukiza, ariko ntugire ngo hari icyo turi buze gukora nitari budukiza. Amen. Babo jubwira Satani umubwira ko witeguye ko bishoboka ko n'Imana itagutabara, ubu mubwiye igisubizo cya mbere yuko ibyo biba. Satani bimuca intege cyane. Babo ni wizera ujye wizera ko byanakwanga, kugira ngo Satani ahari atagutera ubwoba yuko biri bwanke bigatuma wongera kumva wigaruye. Nebukadinezari bamubwiye yuko bazi kwishobora no kutabatabara, kugira ngo ahari ataza kwaga ngo none se nitabatabara muri kubyumva. Oya, babaye bamusubirije icyari. Nta biganiro byinshi bashaka kugirana. Buri kugirana na Satani ibiganiro byinshi bya negotiation birangira wumviye Satani, ariko gitegura igisubizo umusubiza wigende. Bati nagusubije nta bintu tuvugana, siragushuje A na B wari kumbaza nyuma. Bavuga ngo tuzi yuko Imana yacu yabikora tukaba muri ritanura ry'umuriro, ariko naho itabikora nta mpamvu ituma dupfukamira igishushanyo baje. Biravuga ngo umwami ararakara cyane, ngarategeka ngo itanura baryanyegeze ngo ryake kurusha uko ryagombaga kwaga. Nuko ryatse neza ku buryo riri butonyera umuntu, ryari ryatunganyijwe. Ariko umwami avuga ati oya, gutya bashobora gutonyoka ariko ntibatonyoke neza. Mu kuba inshuro 7 bararyenyegeje, abana bareba bitegereza itanura. Ariko ngo umwami aravuga ngo bashaka abagabo b'imbaraga bababohe, batanajyamo ari bazima bakaza gutoroka bababohe. Biravuga ngo kuko itegeko ry'umwami ngo ryari kubagaho cyangwa ryari riremereye, ntiyari gutuma n'abantu bateruye basaduraga bagira agahenge. Nubwo yari kuvuga mwihute ngo bituma n'indimi z'umuriro ngo zikurura abo bagabo zirabica. Mwami nta bitambo ngo ntabwo ari yitaye ku biri bwangirike, yararakaye. Hari igihe uzababaza Satani. Biravuga ngo Satani ni umutware w'isi y'umwijima kuko yayiroshywe. Satani arayobora. Hari igihe uzamubabaza, shaho izi modira mutinya akazigira izikubagaho agasara no dirika gucurika arijye mu kibuga bavuga ngo ikipe yacuritse ikibuga iyi kipe gatsimba ikibuga. Hari igihe noneho burya ubona byoroshye, hari igihe noneho zose zizagufata. Iyo mpamvu uhora uvuga ariko twavuze ngo ubwo tuyoborwa n'umukiza wacu. Amen. Ngo kandi tukaba turi kumwe nawe ngo dufite amahoro muri urwo rugendo. Amen. Rero ikintu ngira ngo dusorezeho nuko ubuhamya bwaje kubaho mu itanura, twebwe tubusoma byakaturemeye ibihe cyangwa byagatumye twizera ko tuba tutari twenyine. Ngo babajugunyemo umwami ngo yitegereza neza itanura. Amen. Amen. Imana idufasha ibiturwanya byitegereza uburyo turi buze kumera nyuma yuko biturwanyije. Byarashobora kumwanga ati aferi nayo irangije kanigende, ariko Imana ntiyigeze ituma Nebukadinezari yifuza kugenda, ahubwo yaramugize imugira indorerwamo kurusha abandi barangaye ati kazi kasozwe. Ubwo aritegereza mu itanura. Haleluya. Amen. Imana yashakaga kureba uburyo abantu b'Imana bataba ari bonyine mu bigeragezo byose. Amen.
ngaritegereza cyane atangira kwerekwa mu itanura ry'umuriro, atangira kubona ibintu bikomeye. Ubundi nuvuga ngo nubwo Bibiliya igaragaza yuko Nebukadinezari yabonye ibintu, ntabwo byari byoroshye kubibona. Itanura ryaka cyane, ikintu cyagezemo nacyo kiba, nuvuga ngo kugira ngo ubonemo ikintu mu itanura byari bigoye, ariko birerekana guhishurirwa gukomeye Imana yatanze. Nebukadinezari abona imbaraga zayo. Amen. Ngo yitegereje abona abantu n'ukuri rwose ni bane, ahamagara abajyanama ngo twashyizemo abantu bangati ni batatu, kandi ikindi bari baboshye, bivuze ngo ntabwo bari kuba bari kugenda. Mwami aravuga ati hoya ndimo ndabona abantu bagenda n'amaguru yabo. Haleluya. Kandi ngo ntabwo ndi kubona ari bonyine, ngo hari n'umuntu wa kane ngo we yanteye n'ubwo ndabona asa n'umwana w'Imana. Haleluya. Muri andi magambo ntabwo Nebukadinezari yari azi Imana, ariko noneho yari ari mu iyerekwa ry'Imana. Amen. Ntabwo yari azi Imana, ariko yari ari mu iyerekwa ry'Imana. Ndayamubwira ngo niba ibintu Imana yakoze bikomeye mu buzima bwawe bijaturuka mu imbaraga zikwemeza ko Yesu ari kumwe nawe, ntabwo ibyo urimo uyu munsi uzabitsinda. Tugiye gusenga Imana. Buri munsi duhora tuvuga amashimwe. Nigeze kubwira umuntu ngo amashimwe Imana ishobora kuzageraho ikayakuraho, kuko icyo yageneye ntabwo ari cyo akora. Murabaza kubera iki? Ndavuga ngo Imana igitumiramo amashimwe ni ukugira ngo abantu bizere, kandi uko kwizera kubaremera imbaraga z'uko ejo batazatinya ibizababaho. None ibona buri gihe ikoze ibintu by'amashimwe ni ukuza kudabagira ngo Imana ishimwe, ariko nta kintu bimufasha ejo mu bigerageza azahura nabyo. Imana yabikuraho rero, ntacyo byaba bimaze. Biravuga ngo Yesu yabwiye abigishwa ngo ibitangaza nkora n'imirimo nkora ngo nta kintu, ngo ni ukugira ngo mwizere. Bivuze ngo ntabwo Imana yagucishije muri modire ya mbere igira ngo nuzika mu gatatu uzavuza induru. Yagiraga ngo umenye ko hari imbaraga zakoze kwira modire ya kimwe. Haleluya. Ndagira ngo radusenga n'Imana. Bibiliya yatubwiye dusoza ngo Pawulo yandikiye ab'Ikorinto arababwira ngo ndabamenyesha yuko atangira hejuru ngo ndashima ngo Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo ngo ari nayo se, ngo kuko ngihumuriza abantu bayo mu makuba, kugira ngo ibone uko natwe duhumuriza abari muri ayo makuba. Rero ngo ndababwiza ukuri, twahuye n'amakuba akomeye muri Aziya, ngo ndetse bituma twiheba tubona ko tugiye gupfa. Haleluya. Arangiza ngo ariko byabereyeho kugira ngo ubwacu tutiyiringira, ngo ahubwo twizere yuko Imana izaturokora ubwikiza kandi ikabasha kuzura abapfuye. Amen. Niyo mpamvu yavuze ku murongo wa 10 ngo yaturokoye urupfu rukomeye rutyo, kandi n'uyu munsi Imana yakira cyaturokora, kandi ibyo bitwemeza yuko izakomeza kuturokora. Kristo mu buzima bwawe ni umunyembaraga. Haleluya. Ntabwo apfa, byose arabizi, ahubwo mwikomezeho. Amen. Mwikomezeho. Ubuhamya bwo mwitanura ukwiye kukwemeza yuko utari wenyine, kubera ikitinya. Ndashimira Imana ko sigamwe abantu ngo Imana yamaze ubwoba natinyagamo imibare. Natinyaga imibare mu gihe cyashize, ariko Imana irakora kwe. Najya gukora kandi cyagizami ngatitira ukuboko nkabwira Imana ngo ndumva afite ubwoba, taranatangira gukora. Ariko usigaye njya gukora nishimye nta kibazo. Abantu bakagira ngo rero nanabikoze byose byahe n'umuntu. Ari muri byavuze ngo amahoro Yesu ngo aha abantu be ataraye abandi bantu baguhaye, ngo yo ntagira akagero wayapima, ngo kuko ahumuriza abantu bayafite, ngo iyo utayataye ntabwo kuva, ngo mu byago byose ni byiza tubona, ngo bijya biva mu rukundo rw'Umwami wacu, ngo hari ushidikanye, ngo ntabwo Imana yahemukira umuntu yizera gutyo. Haleluya. Haleluya. Amen. Rero ayo mahoro ndashima Imana ko yangeze musigaye numva ndafite ubwoba amasomo. Don't panic. God is with you. Imana ni iri kumwe nawe. Niki kiguteye ubwoba? Tugiye gusenga Imana. Tujya tubwira Imana ngo iyo mbimenya simba nararize, niko muri bindi yavuze. Paguhishurirwa imbaraga zawe zihorana nawe. Paguhishurirwa ko Kristo uri muri nge akora. Amen. Abantu tumeze nkaho turi muri imagination thoughts, cyangwa ibitekerezo byo kwimagine. Mujya mubona abantu bakina filime, abantu bakina filime baravuga ngo wowe imagine ko mama wawe yapfuye, noneho ugira izo mosiyo urire, twe dufate clip uri kurira kandi atari ibihimbano.
umuntu akabyishakamo, agatekereza nyina bamujyanye urusororo, agatekereza bacukuye, ubwo amarangamutima akayakoraho, akumva yatangiye kubabara, amarira ya emosiyo akaza, bagafata clip. Yarangiza gukina iyo role akavuga ati mama wanjye arahari nta kibazo. Ntabwo Imana tuyizera muri izo imagination za sinema. Kuvuga ngo wowe imagine ko Imana ihari kandi ntabwo ihari, imagine ko Imana ihari, yumvisha ko ihari nta kibazo, yihumuriza ko nta kibazo muri kumwe kandi ntabwo rwose ihari mu buzima bwawe. No, reka Imana ihabe available, not in imaginary thing. Witekereza ko ihari kandi wumva idahari. Biravuga ngo nuyishaka n'umwete uzayibona mu buzima bwawe. Maguruke dusenga Imana. Imana ifite imbaraga zihebuje rwose, ndetse Kristo arifuza yuko yadukorera nk'ibikomeye muri twebwe. Ariko niba ubuhamya bwe byabaye mu buzima bwacu butatwemeza ko Kristo ari kumwe natwe, ntabwo tuzanesha ibitugerageza muri uyu munsi. Muri ibyo yavuze ngo ubwo tuyoborwa n'umukiza wacu ngo dufite amahoro muri urwo rugendo. Haleluya! Ngo kandi ngazatugeza mu ijuru amahoro. Tugira ngo tubwire Imana, tuyibwire ngo iyo mbimenya nanjye simba nararize. Muri ibyo yaravuze ngo kuva ubu sintinye bizaba ejo, ngo bibe ibyago cyangwa amahirwe, ngo nzi yuko byose ubitegeka. Haleluya! Kugira ngo tubwire Imana ngo nta bihe byo kudukanga, kuko itanura ry'umuriro Basaduraka bajugunywemo ryatwemeje yuko batari bonyine. Kuko iyo baba bonyine baba barahiye, barahindutse ivu, ariko ntabwo bari bonyine, n'imisatsi yabo ntiyigeze igira kubabukana. Haleluya! Mureke Imana tuyizerere mu mbaraga irimo, twakuyizerera mu mbaraga dutekereza, kuko Bibiliya iravuga ngo ibasha gukora cyane ibiruta cyane ibyo dutekereza n'ibyo twibwira, ngo kuko imbaraga zayo ziri. Nutekereza Imana ko izakora ibyo wowe wibwira, ntabwo bizakunda. Ibasha gukora ibiruta cyane ibyo twibwira n'ibyo dutekereza. Turagushimiye se umwana wacu, tugushimiye kuri Imana igira neza. Kristo mu buzima bwacu ni umunyembaraga. Kristo mu buzima bw'abamwizera ni umunyembaraga. Ninde wadutera ubwoba ubwo turi kumwe na Yesu? Ni kumuririmbyi yavuze ngati yanga ndaje ngo nimukomere, ko ni hamwe namwe. Ninde wabashobora? Izi mpagarara zituma abantu bahagarika umutima. Mana, izi mpagarara zituma abantu batakwizera. Ariko umuririmbyi yaravuze ngo ibihe senga Uwiteka ngo bintarura mu mpagarara, ngo bikanyegezaho gatari, ngo bikampereza gutsinda ubukana bw'umwanzi. Mana, itanura Saduraka, Meshaki na Abedenego banyujijwemo n'ubuhamya bw'uko batari bonyine, kuko Nebukadinezari yaritegereje ngo arebye mu itanura ngabonamo umuntu wa kane, ngasanga uwo muntu wa kane asa n'umwana w'Imana. Barishimye ko Kristo mu buzima bwacu agumana natwe. Kristo utagira ubwoba ngo nitugera mu bidutera ubwoba akagenda. Kristo ugumana natwe, n'aba ari we abantu biringira, n'aba ari we abantu bizera. Turagushimiye kubw'ijambo ryawe. Urakoze kuri Imana ituganirije, kandi urakoze kuri Imana iduhumurije. Umuntu wese muri twe yakirira ihumure kandi rigera ku mutima we rwose. Umuntu acura umutima ukomeye yere kugira ubwoba, kubera ko amahoro yasaha abantu be ntagira akagero, ntarondoreka. Ngo ufite ayo mahoro ngo ntabwo ajya atinya, ngo kubera yuko amahoro tuyahabwa na Yesu. Mana yacu ihabwa icyubahiro. Nuko rero ntagira utaye amahoro. Twese uduhumurize imitima yacu, twizere ko waturokoye ibyari bikomeye, twizere ko n'uyu munsi ukomeza kuturokora, kandi n'ibizaza uzakomeza kuturokora. Tugukomeye amashyi ko yakugira neza. Urakoze kuri Imana iduhumuriza kugira ngo tubone icyo duhumurisha abandi. Izina ryawe rihabwe icyubahiro mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Imana ibahe umugisha. Nitwa Iratsinze Felisi. Imana y'amahoro itugirire neza. Imbaraga zawe si nk'izabo, ibidashobokera abana b'abantu.